Hello guys. Nongeye kubasuhuza nanone mu izina rya Yesu. Ni risa nk'ibisanzwe. Tugiye kwiga Sebeni. Sebeni tugiye kwiga, hari note nshaka ko turebaho, hanyuma nkabereka n'utundi. Nuvuga ngo hari igihe nka kwa kundi iyo barimo kuririmba indirimbo muri Sebeni kwa kundi bagiye nko gusimbuka. Cyagiye umuntu aho ati 1 2 3 dusimbuke gutyo. Hari nuza afataho niyo nshaka kubereka kugira ngo uyibone. Bayita F sharp sus2 iyi. Reka nshyiremo bombe wenda handi bagiye nko gusimbuka. Mwayibonye ni iyi ngiyi, urabona ufashe F sharp nyirizina itukuramo aka ngako kagafatira hano, bayita F sharp sus2 niyo itufata. Hanyuma ndakeka tuyibonye ni iyi ngiyi, murayibona mwese, baze kwiyegereza neza kugira ngo tuze kuyireba. Ni F sharp sus2 ni iyi ngiyi. Hanyuma kwa kundi nyine baba bagiye gusimbuka, ushaka kwibaza tuse nabikora gute kugira ngo njyane nabo speed. Ushaka kwereka akantu k'agakopanyi mushobora gucurangamo na base yawe. Base nakoresheje n'inuza ni analog base, murayizi mwese, niyo nakoresheje. Nkoresha stage, nkoresha brass section, ibyo nakoresheje. Hanyuma reka nze ayo kopanyi mwereke uburyo wayigendamo. Ngira ngo murayibona akopanyi turimo tujyanamo, kwa kundi barimo gusimbuka nyine. Kwa kundi nuvuga ngo iyi akopanyi y'ubumoso harimo base nyine analog niyo nakoresheje, harimo base nuvuga ngo ibigenda gutya 1 4 1 5 1 4 1 5. Noneho muri right dukoresha 1 4 1 C sharp 7 cyangwa se ukanakoresha na 5. Akakana niba ngakubita akakana mwumvamo ni nakaka ka C sharp hano. Noneho nkadukubita twombi. Noneho kadushyiremo beat turebe noneho. Nuko nguko iyo barimo nko gusimbuka nako kantu gashobora kugakora ko muri accompagnement ya base hano hepfo, kugira ngo Sebeni yawe nyine wumve nyine imeze neza kuko barimo gusimbuka, nawe nyine wumva nyine ibintu bigenda. Hanyuma rero ako kantu niko ukoreramo. Ngiye tugasubiramo rimwe dusoze, nzaza mbongeraho kandi nyine ku rindi somo
rya Sebeni. Wongeye kujya mbigisha Sebeni ukwayo, mvuge ni iyi ni Sebeni wenda twize bwa mbere duhereyeho, twige ubundi bukurikiye tujye kwiga Sebeni, nandikeho Sebeni kabiri, Sebeni isomo rya kabiri, gutyo gutyo ko tugiye kujya twiga. Ubwo ubutanza ajya mbereka utundi tuntu ushobora gukora muri Sebeni, kadusubiremo rimwe kugira ngo twongere tubirebe. Nguko niko kwa kundi barimo gusimbuka bose bashyushye umuriro watse wagurumanye, niko nguko bigenda. Hanyuma rero kugira ngo bikomeze bikuryohere, somo kuryohere, kora subscribe ku muntu utarayikora, usharinge, kandi ndabakunda cyane, ndabakunda pe abantu musharinge mugakora subscribe. Imana ijyeho umugisha kandi bashyigikire mu byo mukora byose, ibyo mwiga byose mubashe kubimenya. Hari umuntu wambajije ati kugira ngo umuntu agere speed mu ntoki kuri piano bigenda bite? Urabyitoza nyine, urabyitoza. Ushobora gufata piano yawe ukagenda ugira gutya, wizengurukamo piano gutya, wizengurukamo gutya, bishobora kugufasha nyine kugira speed mu ntoki zawe. Hanyuma ndakeka isomo nari nabateguye rya Sebeni ari iri ngiri, irizakurikiyeho naryo muzaribona. Imana ibahe umugisha rero, naho ubutaha mukomeze musharinge, mukore subscribe. Ndabakunda.